Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, abantu bakeneye kuba wareba result za S6 2025, dore ubu nibwo buryo bworoshye ushobora kubirebamo. Hano muri description nashyizemo link ni iyi secondary SDMS, yaba kuri phone yaba ku mashini, ibyo waba ukoresha byose kandikamo secondary.sdms.gov.rw cyangwa ugahita ukirika kuri iyo link nashyize muri description, urahita ubibona neza cyane. Rero nukirika kuri iyo link barakugeza kuri tab imeze gutya, urabona hariho Advanced TSS Professional Education Level na Ordinary Level. Rero haza hano hehe kuri Advanced TSS Professional Education Level, then numara kuhagera uraza urabona baraguha utuntu tubiri. Hano baraguha akagaba karimo kanditsemo input index number, hakaza kandi kaba kanditsemo input national identity. Hamwe urinjijamo index number yawe, ahandi ushyiremo iki national identity card yawe, imibare yayo nyine. Numara kuyinjizamo urabona hano hantu handitse iki get result, ugikirikaho barahita baguhereza iki results zawe, bakwereke amanota wagize, bakwereke byose, amazina yawe, amanota wagize ndetse n'amanota bagiye bakoreraho. Rero niba ubona hano hari ikibazo ufite, uraza kwandika muri comment section tuze kureba ikibazo ufite. Hano link ndayishyira muri description, ndetse ndayishyira no hehe no muri comment section. Umuntu utazi muri description ajye muri comment, naho arahita ayisangamo. Niba utari warakoze subscribe, turakwibutsa kubanza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bishya ndetse n'amakuru yihuse ujye uyabonera ku gihe. Ciao ciao, amahirwe masa.